Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Tugiye gukomereza aho twarangirije ejo ubwo navuga ukuntu Isirayeli iri muri Afrika dukoresheje ijambo. Isirayeli iri muri Afrika dukoresheje ijambo uko byanditse mu itangiriro, uko Kanani yahawe Abisirayeli, kandi tukabona ko Kanani ari ubutaka butigeze bwimuka, ahubwo Abisirayeli aribo baje bakaza mu gihugu cy'Ikanani nk'uko Imana kibaye. Bikaba byerekana ko rero Isirayeli iri kandi yahoze iteka ryose muri Afrika. Reka dukomeze turebe rero. Iyo uzi Egiputa, Misiri, ubuzi Isirayeli. Niyo mpamvu ubona abazungu bashyiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo abantu batamenya ibyerekeye Misiri, Egiputa. Kuko turamutse tumenya ibyerekeye Misiri uko byagenze ariyo Egiputa, twahita tumenya Isirayeli, kuko Abisirayeli bagera muri Egiputa mu bihe bya kera, bigatuma ko tubona isano bari bafitanye n'icyabagenzaga hariya n'uko byagenze. Niyo mpamvu rero ubona bashyiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo bahishe ibyabereye muri Egiputa ariyo Misiri, abantu batasobanukirwa ngo bamenye Isirayeli. Barabishe rero. Reka turebe rero ukuntu uzi ibyabereye mu Misiri, Egiputa, uhita umenya na Isirayeli. Imana yakunze Egiputa, ikunda Misiri cyane. Irayikunda cyane, irayikundwakaza kugeza igihe batangiye gusengera ibigirwamana. Abantu benshi ntabwo bajya bavuga ku rukundo Imana yakunze Egiputa. Biranditse mu gitabo hano muri Bibiliya, biranditse neza. Urukundo Imana ivuga yakunze Egiputa ariyo Misiri rwari rurenze. Ariko nyine batangiye gusenga ibigirwamana nibwo yabaretse bikubita hasi. Muri Ezekiyeli 29:14 Imana itubwira uko byagenze nubwo yabaretse bagatatana, bagatwarwa nk'abacakara n'iminyago. Imana muri Ezekiyeli 29:14 iratubwira ngo nzagarura Misiri ya Egiputa, mbavane aho bagiye mu buretwa, mbagarure mbatuze mu majyepfo y'igihugu cyabo aho bamye batuye igihe cyose. Igihugu cyabo bamye batuyemo nzabagarura. Narabatatanyije, ariko nzabagarura mbatuze mu majyepfo y'igihugu cyabo aho bamye batuye iteka ryose. Ariko nabagarura nagiranye, bazaba igihugu gikennye giciye bugufi ibihe byose. Aho ngaho nzabagarura bakaba mu majyepfo ya Misiri, Egiputa. Imana iravuga iti isezerano nakoze nzabatatanya, batatanye, ariko igihe kizagera mbagarure babe abakene, igihugu giciye bugufi hasi mu majyepfo ya Misiri bizabe ihame ry'uko bazaba igihugu giciye bugufi gikennye ibihe byose. Noneho Umwuka w'Imana yanjeho arambwira ati beba ibyo bintu Imana iri kuvuga ni biki. Nzabagarura, ariko mbagarura abakene, ari igihugu giciye bugufi kiba mu majyepfo ibihe byose. Nahise mvuga nti niba Imana yaravuze iri jambo kandi kongeraho ngo ibihe byose naho bazabari, ni ukuvuga ngo aba bantu ntubakire. Umutima umaraho ndavuga ati wareka nkikomereza. Ariko Umwuka w'Imana arambwira ati reba abo bantu baba mu majyepfo yo mu Misiri ubu ngubu ariyo Egiputa, baba hariya mu majyepfo ya Egiputa ni bande? Ndashakisha ndareba. Maze kureba nibaza nti ni bande baba mu majyepfo yo mu Misiri ariyo Egiputa uyu munsi. Wow, ibyo nabonye nahise ntangara. Nahise mbona ko haba abantu bitwa abanubiyani. Abo banubiyani rero ni abirabura barahari, bahatuye nk'abakene nk'uko Imana yabivuze, kandi noneho byongeye urebye bari mu majyepfo ya Misiri no mu majyaruguru ya Sudani, barahera ku mupaka wa Misiri na Sudani. Noneho nibaza nti ibintu ko Imana yabivuze nibyo. Numva ndatunguwe, ndongera ndareba neza. Noneho kugira ngo mbyemeze ko ari byo, ndeba nk'inshuro enye eshanu, mbona abo bantu batuye mu majyepfo uko Imana ibivuga muri Ezekiyeli 29:14 ko izabagarura ari abakene bakaba bacyatuye n'uyu munsi. Noneho navuga nti reka mbigerageze ndebe koko ariko bimeze. Ndebye mbona abanubiyani nibo bahatuye, nibo bahiganje, bahakoze nk'ubwami, ariko ubwami bakennye nk'uko Imana ivuga mu ijambo ryayo. Nibwo nahise mvuga nti
iby'Imana ivuga ni ukuri. Aba banubiyani nibo banyamisiri banyegiputa banyabo bibe bwa kera. Bariya barabukuntu bahaje muri 600 nabyo n'ibindi twakwinjiramo, ariko tuzi ko bahaje bavuye ahandi, bahaza muri 600 nibwo bahaje hariya mu Misiri. Bivuze ngo abanubiyani ari abirabura nibo bari abanyamisiri banyabo, kuko abahari hari nkaho bisigazwa by'abanyamisiri bagihari nk'uko Imana yabivuze. Ni ukuvuga ngo niba Abamisiri barabirabura, bihita bigaragaza ko n'Abayisiraheli nabo barabirabura, kuko Kristo tuzi ko yagiyeyo agahungirayo bakivanga, barashakanaga, mbese bari bameze nk'abantu bamwe, ariko bivuze ngo iyo uzi Misiri, Egiputa, ubuzi Isirayeli, ni ukuvuga ngo uhita ubona ko abanyamisiri ba kera barabirabura, bise bivuga ko n'Abayisiraheli ba kera barabirabura. Ibyo nabyo n'ibindi twakwinjiramo bikwereka neza, ariko ugendeye ku banubiyani ukabona ko barabirabura, ukamenya ukuntu bariya bahaje, uhita usobanukirwa neza ko ibintu byose bahisha byerekeye Misiri ariyo Egiputa babihisha kugira ngo abantu batamenya ukuri, bamenye ko n'Abisirayeli nabo barabirabura. Kuko nkuko nabikweretse ejo, ugendeye ku miryango ya Shemu, Hamu na Yafeti, niho uhita ubona neza. Ariko hano Ezekiyeli 20:14 itwereka neza ko abanyamisiri barabirabura bidasubirwaho. Ibintu rero biri kugenda bijya hanze, tugize Imana tukajya dusoma Bibiliya nka gutya, tukayicengera tukayumva neza, nibwo ukuri kuzasohoka. Bigenda bisohoka gahoro gahoro, nk'akantu kamwe dusangije abantu iby'Imana yaratweretse, ariko ubisomye neza uko Imana yivugira ati nzabagarura ari abakene bari mu majyepfo, ugahita ubireba mu buzima bw'uyu munsi, ugahita ubireba ugasanga abantu barahatuye. Ni iki kintu wakongeraho ku ijambo ry'Imana? Imana iravuga iti nzabatatanya mbagarure nyuma, ariko mbatuze mu majyepfo ya Misiri nk'igihugu cy'ubwami bukennye, bazahaba ibihe byose. Reba nawe ubirebe, abanubiyani batuye mu majyepfo ya Misiri, noneho usanga ijambo ry'Imana ribeshya, ubeshyuze. Ariko nzi ko utabishobora. Uku niko kuri rero dutegereje, tunyotewe kugira ngo kuze hanze kubohora abantu benshi baboshywe n'ikinyoma, maze urumuri rubageraho. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am.